Turi ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2025, ariko reka nangire nkokomeza nkumurize ngo uyu munsi niba utameze neza ukaba uri kureba hirya hino ukabona nta gisubizo cy'ibibazo ubona ufite uri guhura nabyo, iryo zuba uri kubona ryanze kurenga, iyo mvura yanze guhita, iryo joro ryanze gucya, ahari n'uburwayi umaze w'igihe kirekire. Ndaguhumurije kandi nkukomeza mubwira ngo Uwiteka n'Imana yawe. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iri gukomeza kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Mu by'ukuri ntabwo twabona icyo tuvuga, ntitwabona n'amagambo tubwira umuryango wa Justine witabye Imana, ariko Uwiteka nyir'ihumure ryose abasange, abahumurize, ababere umujyanama muri byose, ababere inkomezi mu rugendo yururutse imitima yanyu. Ndabizi umuryango wa Justine urababaye kumva ko umwana wawe yitabye Imana, kumva ko umufasha wawe yitabye Imana. Justine asize umwana ukiri mutoya, ngira ngo muri kugenda mubibona kuri screen zanyu. Ni inkuru iteye agahinda, gusa wihangane uze kubana nanjye kugira ngo mbashe kuza kuba nayikugezaho. Ariko banze mubwire ngo nubona umuntu yitabye Imana ujye utekereze ngo ese njye ko nsigaye kuri ino si nsigaye mariki. Umenye neza ko impamvu usigaye ari ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Amahirwe ufite uyu munsi, hari umuntu rero wagifuje akayabura kubera ko uwo nguwo yamaze kugera ahacecekerwa. Rero ariko ndagira ngo mumurize umuryango wa Justine, umutware we, umuryango wose muri rusange wabuze umwana wabo. Imana y'amahoro ibahumure kandi ibakomeze. Justine yitabye Imana ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka w'2025. Ejo kuwa gatanu ku itariki 25 nibwo humvikanye inkuru y'incamugongo ko Tuyizere Justine yitabye Imana. Birumvikana ni inkuru yagoye umuryango we, ni inkuru yagoye umutware we n'abandi bantu benshi muri rusange, haba n'abaturanyi. Mu by'ukuri birababaza kubura uwawe, bitera agahinda, ariko ndababwira ngo muhumure kandi mukomere. Justine arasinziriye, aricaye iburyo bwa se, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo unyizera wese naho yaba yarapfuye azongera abeho. Mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinziriye, inshuti n'abavandimwe. Justine uzongera guhura n'umutware wawe n'umubebe wawe usize. Muhumure mwikuka umutima, nubwo bitoroshye, ariko unyizera wese ngo naho yaba yarapfuye azongera abeho. Ndabizi hari abantu ubu ngubu batangiye kuvuga ngo ese uri kurondogora ibiki, uri kuvuga iki? Ariko nshuti yanjye, mwene data, sinzi ukuntu ibitekerezo by'abantu bimeze, ariko mbona abantu benshi bihutira kumva umuntu ngo yazize iki, ngo niki cyishe umuntu, ariko nyamara mu by'ukuri ntabwo aricyo kiba gifite umumaro. Igifite umumaro ni ugutekereza ngo ese uyu muntu agiye hehe? Ese njye ko nsigaye ni iki gitumye Imana insigaza? Wibuke neza ko ari ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Bityo rero munyemerere bagezeho inkuru y'urugendo rwa Justine Tuyizere, ariko kandi ahangaha buri wese ajye akuramo isomo. Urupfu nirushaka uwarwo ujye utumbira Yesu wenyine, kubera ko ari we uzakugeza mu ijuru amahoro. Justine yavutse mu mwaka w'1998. Birumvikana yari afite imyaka 27. Yari akiri muto cyane. Mu by'ukuri biteye agahinda kwiyumvisha ko
ubuze uwawe. Donc yari amaze kugeranya nyine mu gihe cyo kwita ku muryango. N'igihe umuryango uba utangiye kwishimira ko ugize umwuzukuru, n'igihe nyine umuntu aba yishimiye umuryango. Muri make nta byinshi nakirwa njya kuvuga biteye agahinda. Rero uyu munsi ku itariki ya 26 oya kuva ku itariki 28 guhera saa 12 kugera saa 3 za nijoro nibwo hazizihizwa amateka n'ubuzima byaranze Tuyizere Justine. Rero abantu bagiye batandukanye bakimara kumenya inkuru y'urupfu rwa Justine bagiye bakomeza kugenda bibaza bati Justine azize iki? Bati rimwe na rimwe ubushake bwawe Mana rimwe na rimwe ujya busharira, ariko noneho ibingibi biraturenze. Aka kabebe kazabaho gute? Aka kabebe kagiye kubaho kadafite mama wako? Ngira ngo ikintu cyose burya kibaho kubw'impamvu. Ikintu cyose kibaho kubw'impamvu. Uwiteka uba wemeye ko mama w'umwana agenda, abazi impamvu kandi abazanatunga uyu mwana akabaho. Muhumure, mwikuka imitima, uyu mwana azabaho mu izina rya Yesu Kristo. Mubyizere kandi mukomere. Ikintu cyose kijya kibaho kubw'impamvu yacyo. Justine yari akiri muto cyane, ariko wenda abantu bagiye batandukanye nagiye mbona bari gukomeza kugenda bagira bati Justine yazize uburwayi, ariko niwamenya ngo ni uburwayi. Mu by'ukuri niwamenya ngo niki wenda cyateye urupfu rwa Justine. Gusa Justine yatashye ntabwo akiri kuri ino si y'abazima. Umugeni yatashye arasinziriye, yicaye iburyo bwa se. Muhumure, mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinziriye, inshuti n'abavandimwe. Kugeza kuri ubu ngubu rero nge nababwira ko nubwo hirya no hino bari gukomeza kugenda bagira bati Justine yazize uburwayi, ntabwo twita tubyemeza cyane ko tutazi ngo nibwo wenda ni ugutegereza ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 4 guhera saa 12 z'umugoroba kugera saa 3 z'ijoro nibwo hazizizwa amateka n'ubuzima bwa Tuyizere Justine. Ngira ngo ubwo nibwo bazanatangaza icyateye urupfu rwa Justine, ariko kugeza kuri ubu ngubu ntabwo twabyemeza tuvuge ngo ni iki. Ariko kandi nk'uko mubizi ko tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye umunsi ku wundi, ariko inkuru zitagize umuntu umwe zibangamiye, ahubwo inkuru zigisha kubana neza muri uru rugendo rw'ubuzima njyewe nawe turimo. Rero kadutegereze ku itariki 28 tuzamenya ikishe Justine, nubwo atari cyo gifite imbaraga, ahubwo tumusabire Imana nyirihumure ryose ihumurize umuryango we, izite ku bana asize, izahumurize umutware we, kandi akomeze aruhukire mu mahoro kuko yicaye iburyo bwa se. Soza rero mureke mbagezeho ijambo numva nifuza ko twavugaho, hanyuma ubundi nsoze. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo bazaba bahirwa. Kandi mumenye ibi yuko nyirinzu iyaba yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu ye icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza.
ndabashimiye rero, bifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Abari hafi y'uno muryango mugende mubahumurize, mubafate mu mugongo. Ngira ngo ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu nibwo hazizizwa ubuzima bwa Justine ku Gasaraba i Kanombe.